Nanone murakaza neza kuri Twige School. Uyu munsi ndabereka uburyo ushobora gutandukanya korone imwe ya Excel ukazikoramo ebyiri. Abantu benshi bakunze kubikenera, ugasanga afite lisite y'amazina cyangwa se ibindi bintu, izina ribanza n'izina rikurikira, yabuze uburyo yabigira korone ebyiri, byari bisanzwe ari korone imwe. Ni ibintu byoroshye bitakagombye kudutera ikibazo, ariko uyu munsi ngiye kubibereka mujye mubyikorera mu buryo bwiza kandi bwihuse. Ikintu cya mbere ukora, urabanza ugaselekishona korone ushaka gusplitinga cyangwa se kugabanya kabiri. Wamara kuyiselekishona ukajya ahanditse data, wamara kujya kuri data ukaza ahanditse text two columns, wamara kujya ahanditse text two columns, aka windo karafunguka, hanyuma ugahitamo uburyo ushaka kuyigabanyamo. Uravuga uti ese ngabanye nkoresheje iki? Ahangaha nta kindi ukora next. Wakora next, ahangaha uraza ukavuga uti ahantu harimo espace niho ndagabanyiriza korone yanjye. Ushobora kuba ufite data zirimo kama, zirimo semicolon, cyangwa se zirimo ikindi kintu ari akadomo, cyangwa se ikindi kintu cyose. Iyo ari cyo kintu ucyandikamo, zishobora kuba zigabanyijwe n'akabazo, ugashyiramo akabazo, cyangwa se indi character iyo ari yo yose, ariko twebwe zigabanyijwe na espace. Niyo mpamvu tuvuze tuti space, tugacekinga space. Ahangaha iyo uhageze ukora next, ukareba, urabona preview yacu ukuntu imeze. Noneho iyo umaze gukora ibyo ukora finish, tayari ibintu byacu bikaba byigabanyije nk'uko mubibona. Iyi ari full name nayo yigabanyije. Turagira ahangaha first name, ahangaha tugire second name. Murambabarira nimbyica, ariko icyo tugamije ni ukureba uburyo ki ushobora kubigabanyamo kabiri. Abantu benshi bijya bibananira, niyo mpamvu naje ngira ngo mbereke ukuntu bikorwa. Warangiza table yawe ukongera ukayikora neza. Murabona ko ibintu bikoretse neza. Ntibizongere kubananira. Kanda subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Twige School. Uzabona byinshi bigiye bitandukanye kandi byakugirira akamaro. Murakoze, naho ubutaha.